abashakashatsi ndetse n'abavumbuzi mu by'imyororokere ndetse n'imibereho batangaza yuko mu myaka myinshi cyane ishize miliyoni zigera kuri 3 z'inyamaswa cyangwa se amoko y'inyamaswa nyinshi agiye atandukanye. Abashakashatsi ndetse n'abavumbuzi batangaza yuko ayo yose yazimiye cyangwa se agacika burundu ku isi. Muri ayo moko y'inyamaswa asaga miliyoni 3 yagiye azimira mu myaka myinshi ishize harimo inyamaswa zo mu mazi, inyamaswa zo mu kirere ndetse n'izo ku butaka. Gusa mu nyamaswa kugeza n'ubu ngubu zikomeza kuvugwa cyane mu mateka yuko zabayeho nubwo nta kiremwa muntu na kimwe cyemeza yuko cyazibonye cyangwa se zaba zarabayeho ikiremwa muntu kiriho, akaba ari inyamaswa zitwa dinazoro. Yewe abashakashatsi bari kuzisobanura bavuga yuko zari inyamaswa nini cyane kandi ndende, inyamaswa zagiraga imikaya minini cyane ndetse kandi n'imirindi idasanzwe. Kuvuga dinazoro ndetse no kuzitekereza byararangiye, ahubwo bijyana n'aho ikiremwa muntu cyatangiye gukina filime zirimo nka Jurassic World, filime nka The Lost World cyangwa se n'indi yitwa Jurassic Park. Izi zose kandi zikaba filime zerekana ukuntu izo nyamaswa zari ziteye n'uburyo zari zibayeho cyangwa se imibereho yazo. Aho muri izo filime zose berekanaga yuko izo nyamaswa zari inyamaswa zifite umujinya mwinshi, inyamaswa kandi zarimbaraga buri kintu cyose zabaga zihuye nacyo. Abantu benshi kandi bari kuganira ku nyamaswa zitwa dinazoro zabayeho ntabwo bahuza ibitekerezo, bitewe nuko bamwe bavuga yuko zabayeho abandi bakabihakana. Gusa tugendeye cyangwa se dukoresheje siyanse ndetse n'ubushakashatsi bushingiye ku bisigaratongo, byo bikaba byemeza neza kandi bidashidikanya yuko dinazoro zabaye ku isi mu myaka mamiliyoni ashize. Ushobora guhita wibaza uti ese ni gute zaba zarabaye muri iyo myaka yose? Gusa kuri uyu munsi akaba nta dinazoro yabasha kuboneka ku isi, yaba ari mu mashyamba yariyo yose, yaba kandi ari mu mapariki agiye atandukanye ku isi abantu bajya gutemberamo bagiye kureba inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye ndetse no kureba imibereho yazo. Gusa niba wibaza ibyo bibazo byose bigiye bitandukanye harimo ati ese dinazoro zabayeho gute, ese zabayeho ryari, ese ubundi zarimbutse ku isi bigenze bite, nagusaba kuguma kuri icyo kiganiro ukacyumva paka kirangiye, maze ibyo bibazo byose wibaza ikiganiro kikaza kugera ku musozo byose wabisubijwe. Ndagushimiye cyane niba ugeze kuri uyu muyoboro bwa mbere. Nagusaba kandi kwiyandikisha kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi, ibiganiro bya politike, amateka, imyidagaduro, ubukungu, ibyo byose wabisanga kuri Ozone Info. Nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubundi biremwa byitwaga dinazoro cyangwa se inyamaswa zitwaga dinazoro, abashakashatsi mu by'amateka bagaragaza yuko zabayeho mu gihe cyitwaga Mesozoic era. Iki ngiki kandi akaba ari igihe cyabayeho mu myaka isaga miliyoni 252 ishize. Ubwo isi kandi yari yuzuyemo n'inyamaswa zinkazi nyinshi cyane z'amoko menshi atandukanye. Gusa icyo gihe muri iyo myaka cyangwa se muri iki gihe cyitwa Mesozoic era akaba ari nta kiremwa muntu na kimwe cyabaga ku isi muri icyo gihe. Icyo gihe isi yari igizwe n'inyamaswa z'inkazi gusa iki gihe cyitwa Mesozoic era nacyo kandi kikaba cyari kigizwe n'ibice bitatu, aho igice cya mbere cyitwaga Triassic period cyabaye hagati y'imyaka miliyoni 250 kugeza ku myaka 201 ishize. Muri iyi period ya mbere tubanje yitwa Triassic period, abashakashatsi bakaba bagaragaza yuko ari bwo bwa mbere izi nyamaswa za dinazoro zari ziri kororoka gusa zikiri ntoya cyane. Aho abashakashatsi bagaragaza yuko dinazoro nini cyane muri icyo gihe yabaga ingana nk'imbwa, ifite metero 1 y'uburebure ndetse kandi ku biro byayo byinshi yabaga ipima ibiro bigera kuri 23 byonyine. Kuri izi dinazoro za mbere twavuga ko zari utwana, zikaba zari mu bwoko bwitwa Silophysis, aho byemezwa neza n'umushakashatsi witwa David Fastovsky. Uyu nguyu kandi akaba ari umushakashatsi mu by'ibisigaраtongo ndetse n'amateka, akaba kandi profeseri ukuriye department y'ubushakashatsi muri kaminuza ya Rhodes University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. David Fastovsky akaba yanditse ibitabo byinshi bitandukanye ku mateka ya dinazoro. Gusa mu gitabo cyo yanditse mu mwaka wa 2012 cyitwa Dinosaurs Concise Natural History, akaba yaragaragaje mu nyandiko ze muri kino gitabo yuko dinazoro muri kino gihe zitari zakaba nini cyane cyangwa se ngo zibe ndende, bitewe nuko kandi zari zikiri kororoka, ngo ndetse kandi nta biribwa byinshi byari biri ku isi, aho ibiti n'amashyamba bitari byagakura cyane ku buryo dinazoro zirya ibyatsi zari kubona ibyo kurya bihagije cyane, ndetse kandi akaba nta nyamaswa nyinshi zari zakaboneka ku isi, aho dinazoro zirya inyama nazo zitari kubona umuhigo uhagije ngo zibashe kororoka byihuse. Umushakashatsi mu by'amateka ndetse n'ibisigaраtongo David Fastovsky yemeza yuko muri iki gihe cyitwa Triassic period izi nyamaswa zatangiye kujya zororoka zibona ibyo kurya bitari byinshi, maze mu myaka mike cyane isaga 20 gusa hakaba hari hamaze kuboneka dinazoro zitwa Herodosaurs zabaga zifite uburebure bwa metero 1 ndetse na santimetero 1, gusa zo zikaba zari zitangiye kuremera, aho dinazoro imwe gusa yo mu bwoko bwa Herodosaurs yabaga ipima ibiro bigera kuri 350 byose. Uko zagendaga zororoka ndetse kandi n'izindi nyamaswa ziboneka ku isi, izi dinazoro zibona icyo guhiga ndetse n'ibyatsi bigenda bikura, aho dinazoro zirya ibyatsi zagendaga zibona ibizitunga. Nyuma y'imyaka 60 gusa izi dinazoro zakomeje gukura maze zihinduka cyangwa se zivamo izitwa Platysaurus, aho izo zabaga ari ndende cyane.
bitewe n'uko imwe gusa baga ifite metero 3 ndetse kandi uburemere bugera kuri toni 4. Iyi periode ya Triassic ikimara kurangira hahise hakurikiyeho periode cyangwa se igihe cyitwa Jurassic period. Iyi periode cyangwa se iki gihe cyabaye mu myaka iri hagati ya miliyoni 201 kugeza ku myaka miliyoni 145 ishize. Muri iki gihe cyitwa Jurassic period, dinosaurs zavuye mu gice cyo kugerageza kubaho ndetse no kororoka, habwo zihinduka umuyobozi w'ibindi biremwa byose cyangwa se izindi nyamaswa zose zari ziri ku isi. Muri icyo gihe dinosaurs zaragiye zuzura isi, zuzura mu mashyamba, mu butayu ndetse n'ahandi hose hatandukanye mu isi. Muri iki gihe cya Jurassic period hakaba aribwo dinosaurs zagiye zigahinduka ndende cyane, arizo dinosaurs ndende zitwa T-Rex, aho dinosaurs imwe gusa yabaga ifite uburebure bwa metero 4 ndetse kandi ipima n'ibiro bigera kuri toni 9. Izi dinosaurs zagiye zihinduka umwami cyangwa se abayobozi b'ibizindi nyamaswa zose mu isi, bitewe n'uko zari inyamaswa z'imbaraga kandi zabaga zifite imikaka ikomeye cyane, zikaba kandi zari zifite imirindi ihambaye ndetse kandi ziteye ubwoba. Izi ngizi ntizatinyaga kwataka izindi nyamaswa zikazigira imihigo yazo, kugeza n'ubwo zimwe muri dinosaurs zajyaga mu mazi zigafata amafi manini cyane zikayagira ifunguro rya saa sita cyangwa se ifunguro rya nijoro. Ubushakashatsi kandi bugaragaza ko dinosaurs zari ziri mu bwoko butatu gusa mu buryo bw'imirire, aho zimwe zaryaga ibyatsi, izindi zigatungwa cyangwa se zikarya inyama gusa, naho izindi zikaba zararyaga byose, zikarya ibyatsi ndetse n'inyama. Abahanga kandi bagiye bakora ubushakashatsi ku magufwa ya dinosaurs yagiye aboneka mu bice byinshi bitandukanye by'isi, bakaba bagiye bagaragaza ko dinosaurs zari inyamaswa zizi ubwenge, aho zagenderaga mu duco cyangwa se muri groupe, izindi kandi zifite imyitwarire yo kurera. Abahanga kandi bakerekana ko zari zifite ubuhanga mu kubaho mu matsinda ndetse kandi zikaba zari zizi gucunga ibihe. Ibi byose kandi babivuga bagendeye ku kuba hari amagufwa ya dinosaurs nyinshi yagiye agaragara mu butayu bagiye bavumbura mu butayu bugiye butandukanye, aho abashakashatsi bagaragaza ko zabaga zirimo zirahunga ubukonje, ziri kujya gushaka ahantu hari ubushyuhe bwinshi. Gusa nazo zagera mu butayu zikicwa n'ubushyuhe bwinshi ndetse kandi zikicwa n'inzara, bitewe n'uko mu butayu nta byo kurya biba bihari, yaba ari inyamaswa zo guhiga ndetse kandi nta mashyamba cyangwa se ibyatsi zari kurya mu butayu. Urugero kandi rwa dinosaurs zasanzwe mu butayu cyangwa se amagufwa yazo yasanzwe mu butayu hakaba ari izitwa Velociraptor ndetse n'izitwa Oviraptor. Amagufa ya zino dinosaurs akaba yarasanzwe mu butayu bwitwa Gobi buhuza igihugu cy'Ubushinwa ndetse n'igihugu cya Mongolia. Aya magufa akaba yarabonetse mu bushakashatsi bwari buri kubera muri buno butayu mu mwaka w'1920 mu bushakashatsi bwari buyobowe n'umugabo witwa Roy Andrew. Ikipe kandi y'abahanga mu by'ibisigaratongo yari iyobowe n'uyu mugabo witwa Roy Andrew. Bakaba bemeza ko dinosaurs zimwe na zimwe zari zizi ubwenge bwo gushaka ahantu heza hari ikirere cyiza kizibereye, maze zikagenda amayeri ibihumbi n'ibihumbi zigiye gushaka aho hantu hari ikirere cyiza kugira ngo zibashe kuhaba. Periode ya kabiri cyangwa se igihe cya kabiri twavuze cyitwa Jurassic period kimaze kurangira, hakaba harahise haza ikindi gihe cyitwa Cretaceous period. Ngiki cyane akaba ari periode yabayeho mu myaka miliyoni 66 ishize, ari naho kandi dinosaurs zarimbukiye zose zigashira neza ku isi zikazimira. Abahanga kandi mu by'ubushakashatsi ndetse n'amateka bagaragaza yuko icyo gihe mu kirere cyangwa se mu isanzure haturutse ikibo cyitwa asteroid kikamanuka kikisenura ku isi. Iki kibo kikimara kwisekura ku isi kikaba cyarateje iturika rikomeye cyane. Abahanga bakaba batangaza ko imbaraga zacyo zamanutse kilometero zisaga 20 z'ubujyakuzimu zangiza isi. Iki kibuye kandi kikimara kwisenura ku isi kikaba cyari gifite imbaraga zigera kuri megatone miliyoni 100, ndetse kandi wumve ko cyo cyari gikubye inshuro zigera kuri miliyoni 7 bombe barashe muri Hiroshima mu ntambara y'isi ya mbere, bitewe n'uko igisasu cy'ubumara cyangwa se cy'uburozi Amerika yarashe muri Hiroshima ku itariki 6 Kanama umwaka w'1945 mu ntambara y'isi ya mbere. Iyi bombe ikaba yari ifite kilotoni zigera kuri 15 zonyine. Ibi ngibi kandi bikerekana ko kino kibuye cyavuye mu isanzure imyaka miliyoni 66 ishize, cyo cyari gikubye bombe yo muri Hiroshima inshuro zigera kuri miliyoni 7 zose. Iki kibuye kikimara kwisenura ku isi kikaba cyarateje ibyago bikomeye cyane, aho ibikomo byo mu nda y'isi byazamutse ku isi hejuru ku butaka, ivumbi ryo ku isi, ibikomo byo munsi y'isi ndetse n'imyuka myinshi y'amagazi byose byarivanze, maze biteza ihindagurika ry'ikirere rikomeye cyane, kugeza n'ubwo imirasire y'isi itari gishoboye kugera ku isi mu buryo bwiza cyangwa se bwuzuye. Icyakurikiyeho nta kindi, ahubwo ibiti byose, ibimera, amashyamba byose byatangiye gupfa birarimbuka burundu, ndetse kandi n'urusobe rw'inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye zitangira gupfa umusubirizo. Muri izo nyamaswa kandi zatangiye gupfa bitewe n'ihindagurika ry'ikirere akaba arimo na dinozoro, bitewe no kubura ibyo kurya ndetse no gutangira kubura ikirere cyiza zabasha kubamo, zikaba zarapfuye zikarimbuka burundu. Kuri ubu ngubu kandi akaba hari ibimenyetso byerekana yuko dinosaurs zabayeho, cyane cyane ikimenyetso cya mbere simusiga akaba ari amagufa yazo bagiye batoragura ahantu henshi hagiye hatandukanye, yaba ari mu butayu, mu mashyamba, hamenshi muri yo bakajyana mu nzu ndangamurage nyinshi zitandukanye mu bihugu byinshi bitandukanye mu isi, andi bakajyana mu laboratoire atandukanye kugira ngo bayakorere ubushakashatsi, kugira ngo haboneke amakuru menshi agiye atandukanye, harimo nayo twavuze mu kiganiro cy'uyu munsi.
mu ngoro ndangamurage kandi zitandukanye zifite ibikanka cyangwa se amagufa ya dinozoro. Hakaba harimo nk'inzu ndangamurage yitwa American Museum of Natural History. Iyi ngiyi ikaba iherereye muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nzu ndangamurage ikaba ifite amagufwa ya dinozoro zitwa Tyrannosaurus Rex, arizo za dinozoro twavuze mbere zari ndende cyane ndetse kandi zifite uburemere buhambaye. Ku yindi kandi inzu ndangamurage twavuga ibitse ibikanka cyangwa se amagufwa ya dinozoro, hakaba ari imize yitwa Paleozoological Museum of China iherereye mu mujyi mukuru w'igihugu cy'Ubushinwa ariwo Beijing. Bo bakaba babitse amagufwa ya dinozoro zari mu bwoko bw'inyoni zo zitwaga Allosaurus. Ese wowe ni iki kintu cyagutangaje ku mibereho ya dinozoro cyangwa se ku mateka yazo? Ca muri comment section ubundi tubwire. Nagusaba kandi kwiyandikisha kuri uyu muyoboro kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi. Ibiganiro bya politike, amateka, imyidagaduro, ubukungu, byose wabisanga kuri Horizon Info. Gukanda like ugasangiza kino kiganiro abandi ni ubufasha bwanyu bwiza kandi dushimira. Horizon Info, ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha.